murakoze gusenga. Imana ibahe umugisha, Imana isubize gusenga kwawe. Wowe wabanye natwe iyi minsi yose, cyangwa wowe wabaye kuri iki gicaniro iyi minsi yose. Haleluya. Ese hari uwabishoboye amara iyo minsi yavuye mu birangaza, amara iyo minsi yihimye ibyo kurya? Haleluya. Arayifata ayishyira ku ruhande kubwo gushaka Imana. Hari uwabigerageje, Imana ibahe umugisha. Haleluya. Tuzasoza gusenga kwacu ku cyumweru, tuzasoza dusangira igaburo ryera. Ndahamya neza ko niba warashatse Imana, hari ikintu Imana yakoze mu buzima bwawe. Haleluya. Hari ibigaragara hanyuma, hari ibitaboneshwa amaso, ariko nta gusenga kujya gupfa ubusa iyo umuntu yasenganye umutima wose. Reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwanditswe na Mariko igice cya 9 umurongo 28 tugeze kuri 29. Tugiye kuvuga ngo sinkurekura utampaye umugisha. Haleluya. Ese hari abantu bifuza gufata ku Mana kugeza igihe igize ikintu ihindura? Haleluya. Kavuga ati turasenze, turashoje, dusigaje iminsi 3 tuzarangiza ku cyumweru, ariko Mana sinkurekura utampaye umugisha. Abo nibo bajya babona Imana. Haleluya. Iyo umuntu asenga mu by'ukuri yabyoroheje, no kubivamo biroroha, no kubirekeraho biroroha. Ariko iyo umuntu asenga maramaje mu mutima akavuga ati Imana sinkurekura utampaye umugisha, Imana igitanga umugisha ku buzima bwe. Haleluya. Ndifuza ko Imana yahagurutse abahungu n'abakobwa bavuga amagambo nk'ayo ngayo ngo Mana sinkurekura utampaye umugisha. Ndashaka impinduka. Mwaranyuzwe? Mwageze iyo mujya? Nta mpinduka mukeneye? Ayiwe. Reka dusome Mariko 9:28 kugeza kuri 29. Impinduka ndazikeneye cyane cyane kurusha igihe cyose cyatambutse. Haleluya. Iyo umuntu yasogongeye, iyo yegereye intebe y'Imana agasogongeraho gatoya, arushaho kwifuza Imana. Haleluya. Iyo umuntu atarasogongera ntiyegera, aba yumva yose ari kimwe, ariko iyo umuntu yasogongeye arushaho kugwiza inyota yo kubona Imana. Ndakwifuriza kongera kwigira imbere kuko Imana yacu iraboneka. Haleluya. Mariko 9:28-29 haravuga ngo yinjiye mu nzu, abigishwa be babonye ko biherereye, baramubaza bati niki gitumye twebwe tutashoboye kumwirukana? Abigishwa ba Yesu ndabakunda. Haleluya. Bari abantu nkatwe, bafite ibibananira, bafite ibyo badashoboye, hanyuma baba bavuye mu kivunge kugira ngo abantu batabaseka, bakihererana na Yesu, bakagira ibyo bamubaza abantu batumva. Haleluya. Gusenga no kwihererana na Yesu. Umuntu ashobora gutambuka imbere y'abantu yambaye neza, yakenyeye igitenge cyiza afite, abivuga neza cyane ko turi n'Abanyarwanda, ariko gusenga no kwihererana na Yesu ukamubwira ibyakunaniye. Haleluya. Ukamubwiza ukuri, ukabwira ngo ibi ntibyaciyemo, ibi ntibyakunze. Ngo yinjiye mu nzu, abigishwa be babonye ko biherereye, baramubaza bati niki gitumye twebwe tutashoboye kumwirukana? Murabizi uwo ari we, yari wa mudayimoni watezaga umwana indwara y'igicuri. Ngo arabasubiza ati bene uwo ntavanwamo n'ikindi, bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Arabasubiza ati bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Haleluya. Kwiyiriza ubusa ntabwo ari ukwibuka umutwe nk'umuntu ushobewe, nk'umuntu wabaye indushyi, nk'umuntu byacikiyeho. Ntabwo ariko kwiyiriza ubusa. Haleluya. Ni uburyo bumwe bwo gusenga kuko hari ibyo tutashoboye kwirukana. Haleluya. Kwiyiriza ubusa no kugira ibindi twiyima, si ukwiyima ibyo kurya gusa. Umuntu ava mu birangaza, umuntu ava mu kigare, umuntu ava mu biganiro bipfuye, umuntu agira ibintu bijya bihuza amaso ye yiyima. Haleluya. Kwiyiriza ubusa no kwiyima ibyo byose. Ikintu gitera umuntu kwiyiriza ubusa kuko nta muntu uba umuhagaze hejuru ngo arebe ko yiyirije cyangwa atiyirije, n'ibintu umuntu akora ku giti cye. Yesu ashimwe cyane. Turabitangaza mu rusengero, tubivuga muri rusange, ariko ni ibintu umuntu akora ku giti cye. Rero igituma umuntu abikora nuko hari ibyo abatashoboye kwirukana mu buzima bwe. Haleluya. Nibyo bimusunikira mu kwinjira gusenga no kwiyiriza ubusa. Ni uburyo bumwe bwo gusenga, ariko tubikora kuko hari ibyo tutashoboye. Mbabwire kwiyiriza ubusa biravuna. Gusenga umwanya wigiye imbere kuruta uwo dusanganywe biravuna. Kubyuka mu bitotsi umuntu asinzira, murabizi ibitotsi biraryoha, namwe muraryoherwa iyo muryamye. Yewe ndabikunda cyane. Ku buryo kubibyukamo ni sacrifice, ariko iyo dufite icyo dushaka tubisohokamo, ukabyuka uhumirije,
ugakaraba mu maso, ukajya mu kayaga ariko ugasenga. Haleluya. Ukiyima ibintu ukunda, ukiyima ikiganiro cy'inshuti, ukagabanya bya bindi byose dutindaho kuri telefoni kuko ushaka Imana. Ibyo byose ntago biryohera uyu mubiri, ariko hari icyo tuba dushaka. Haleluya. Rero iyo umuntu afite icyo ashaka, ibyo ngibyo arabikora kugira ngo akigereho. Nari mvuze ngo ni ibintu umuntu akora ku giti cye kuko nta muntu uba umuhagarariye. Iyo mbyutse ninjoro nta muntu ubimenya. Hari igihe mzuka umugabo turyamanye ntamenye ko nabyutse. Ni umurimo wawe ku giti cyawe, nta nubwo bikeneye ko abantu babimenya. Ndetse Yesu yaravuze ngo umuntu nashaka gusenga, data ureba ibiherere ajya mu cyumba akinge. Impamvu tubivuga nuko tuba tugiye gufatanya nk'itorero, ariko ubundi ntitwagombye kubivuga, ni ukugira ngo dukomezanye. Haleluya. Ni umurimo rero w'umuntu ku giti cye. Ni umuntu witegereza akavuga ngo ibi bintu byanze kugenda, narabyirukanye byaranze, bifatanye n'ubuzima bwanjye n'ibirimo bimvaho, akavuga ngo ngiye gusenga, ko no kwiriza, ngiye kwigira imbere gatoya nshaka Imana kurutaho. Haleluya. Abantu rero bashobora gusenga gutya ni abantu bavuga ariya magambo nahera bavuga ngo sinkure kuruta mpaye umugisha, nkuko Yakobo yavuze cya gihe akirana na marayika. Yesu ashimwe cyane. Yakobo yari afite ibisa nk'umugisha mu buzima bwe, yari afite urubyaro, yari afite amatungo, yari afite abagore, yavukaga heza, yari umwana w'amasezerano. Ariko hari ibintu byinshi natwe Imana iba yarakoze mu buzima bwacu, rwose umuntu ashobora no kwihumuririzaho akavuga ngo ntacyo ntwaye, ndabona ntacyo mbaye, ndabona ndi umusore, ndabona ndi inkumi, ndabona ndi umumama cyangwa umugabo. Dufite ibintu byinshi twakwihumuririzaho, ndetse hari n'abantu bafite nk'ibyo dufite bihumuriza bakaguma aho ngaho. Abantu rero basenga neza ni abantu bigira imbere bavuga ngo hari ibyo mfite ariko ntibihagije, Mana ndashaka umugisha wawe. Haleluya. Ndashaka ibyo nyasoma muri Bibiliya, ndashaka ibintu nabonye ku bandi bantu, ubuhamya numvanye abandi nanjye ndabushaka mu buzima bwanjye. Abantu basenga neza nabo bavuga ngo Mana sinkure kuruta mpaye umugisha. Iyo ibi bintu bitanditswe mu mitima yacu, dukora amasengesho nk'aya ngaya 21, umuntu akumva ararangije, arahejeje, ashyizeho n'akadomo, ndetse akajya bigira reference akavuga ati twigeze gusenga 21. Nagira ngo ko 21 idahagije. Hari abantu baze kuyisenga inshuro, ariko barimo biyongeza. Haleluya. Dukwiriye gushaka Imana kugeza igihe tuzavira muri uyu mubiri. Ndahamya ko tuzawuvamo tutarakora byose, tutarabona byose by'Imana yari yaratugeneye. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Nidukora ishyano tukagira 80% tuzaba tugerageje, kuko burya benshi nabagenda bageze nko kuri 5%. Imana yacu dutabare. Haleluya. Abantu basenga rero muri ubu buryo ni abantu bazi icyo bashaka, n'abantu bazi icyo bashaka gusingira, n'abantu bazi ibyo bashaka ko bibavaho bigatandukanywa n'ubuzima bwabo. Haleluya. N'abantu bazi umugisha bagombye kuba batuyemo ariko bawureba bakabona ntibawutuyemo. Abo nibo bantu basenga bigiye imbere. Imana yacu tugire neza. Nshuti z'Imana, dufite umugisha Kristo yadufatiye. Iyo turebye mu rwandiko rw'Abefeso, urwandiko rw'Abefeso igice cya mbere, ngo Paulo yandikiye Abefeso igice cya mbere umurongo wa 3, ndifuza kugira ngo tukongera tugasenga. Haravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Burya ngo wowe nanjye dusa dutya, tubayeho dutya, twari twarahawe imigisha yose. Murumva bitanyuranye? Ntago binyuranye. Njyewe iyo nirebye nsanga binyuranye. Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo na se ishimwe, kuko yaduhereye muri Kristo imigisha yose y'umwuka yo mu ijuru. Twamaze kuyihabwa imigisha yose twayiherewe muri Kristo, yose twarayihawe. Ariko abantu basenga ni bande? Ni abantu biyitegereza bakireba, bagasanga bakababaza aya makuru yanditse muri Bibiliya, bakabaza neza ko imigisha yose bayihawe, ariko bakwireba bagasanga ntibayihagazemo, bagasanga ntibayifite, bikabatera gushaka Imana. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Imigisha yose twarayihawe, yose hatavuyemo n'umwe, ariko ntitwashoboye kuyakira ngo ibi yacu, kuko ntashoboye kuyakira ngo ibi yanjye, birantera gusohoka mu kivunge, bintere gushaka Imana kurutaho, bintere gusenga. Haleluya. Nta mwana w'Imana watangiye urugendo rw'agakiza ukwiriye kwihumuriza agashyiraho akadomo akarekeraho. Reka nkubwire, nubwo ikiri musengera uyu munsi wakibona, hazaba hari ibindi bihumbi n'ibihumbagiza data yakugeneye utarabona, bigutera gutuma ufata pose ntoya yo kugira ngo umubiri wawe udasaza imburigiye, kugira ngo utiyangiza, ariko ukongera ukigira imbere ugasenga. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Twahawe imigisha yose, ariko ntitwabonye amaboko yakira. Gusenga kwigiye imbere, kongeho kwiriza no kugira ngo duhabwe amaboko yakira ibyacu, birareremba mu kirere bitegereje wowe nanjye. Haleluya. Iyo umuntu adasenze atunga amasezerano akarinda asaza atayatuyemo, kandi yarayahawe.
haleluya. Kuko twahawe imigisha yose rero, ibyo nibyo bidutera kugira ibyo twiyima kandi twari tubyemerewe. Ndagira ngo mvire ko iyo umuntu atiyirije nta cyaha aba akoze, ntacyo. Burya niyo yareba filime kuva nijoro akageza mu gitondo nta cyaha yaba akoze. Pawulo yaravuze ngo byose ndabyemera, ariko siko byose bingirira umumaro. Aba yinjije mu buzima bw'ibidafite umumaro, ariko nta cyaha yakoze. Yesu ashimwe. Kuko rero twebwe tuzi ko hari imigisha twahawe ariko tutasingiriye, tugira ibyo twibuza kandi tubyemerewe, atari icyaha. Kuko waganira n'umuntu avuga ati ariko se ni impamvu iki yo kwiyiriza, kuki Imana itabikora? Ariko Yesu niwe wavuze ngo mwene uwo ntakorwamo n'ikindi uretse kwiyiriza no gusenga. Niba Yesu yariyirizaga, yewe nawe turi bande batakwiyiriza? Imana yacu tugire neza. Kwiyiriza ntabwo twibuza ibyo kurya gusa, tureka ibintu byose birangaza. Dusaba data nawe kugira ngo akore umurimo muri twebwe. Hari ibyo tumushakaho, ariko hari ibintu biba biri muri twebwe bituma atabasha gukora cyangwa kuduhesha ibyo twemerewe. Haleluya. Iyo mwitegereje muri Bibiliya abagabo b'Imana bose bakomeye, hari ibintu Imana yajyaga ibasaba gukora, hari imimererwe Imana yifuzaga kubasangamo kugira ngo Imana ibashe kubahereza ibindi. Haleluya. Iyo turebye ubuzima bw'umukozi w'Imana Yobu yagize ibyago byinshi, apfusha abantu, abura ibintu bye, ariko Imana yenda kumwunamura. Imana yarambwira ngo nasabire umugisha abamushinyaguriye. Ni ukuvuga ngo hari umurimo Imana yifuzaga gukora mu buzima bwa Yobu, mu mutima wa Yobu, wo kubasha gusabira umugisha abantu bamushinyaguriye mu gihe cy'akaga. Burya umuntu arakakubabaza umeze neza, ariko mu gihe wari ubabajwe ukeneye support, izumva iyo wahungabanyijwe wababaye nibwo ukeneye abantu baguhumuriza. Mu gihe yari akeneye ihumure ntiyaribonye kuri abo bantu. Imana igiye kumwunamura ibanza gukora umurimo mu mutima wa Yobu. Yaramubwira ngo banza usabire bari abantu umugisha, banza ukureho ibyo mupfa, ukureho beef, ukureho ikintu icyo ari cyo cyose wapfa nabo, hanyuma nanjye nguhe umugisha. Haleluya. Imimererwe yacu, imitima yacu Imana ikozemo umurimo byorohera Imana kuduhesha bya bindi dushaka n'ibirenze ibyo dusaba. Haleluya. Gusenga ni byiza, bitwegereza, biduhesha ya maboko asingira imigisha twaboneye muri Kristo, ariko bituma n'Imana imanuka igakora umurimo muri njyewe. Na Yosefu nuko. Haleluya. Imana yamuremyemo umutima ubasha kubabarira bene se bamuhemukiye, kugira ngo Yosefu ahinduke umuntu ukomeye, utazagirana ikibazo n'umuntu wari we wese. Imana yarebaga intambwe yenda kumuteza, ikavuga ngo umutima wawe ugomba gukira amavunane y'iwanyu, gukira agahinda watewe na bene wanyu, ukazamukana umutima utari igisenzegeri. Haleluya. Muri iyi minsi yo gusenga, reka Imana ikore ku mutima wawe, ikore ku mutima wanjye, imare mu bubi bwose bwatuma intambwe Imana yifuza kungezaho itayingezaho. Haleluya. Hari n'ibindi biba bitari ububi, ariko ari utuntu n'utundi Imana yareba ikavuga ngo utansano nifuza kumugeza utu tuntu n'utundi ntiyazamukana natwo, reka banze adukire, hanyuma nakwigira Imana mu gusenga, nakwigira imbere mu gusenga, Imana ikabona amahirwe yo kumbona ikankuraho kugira ngo tubashe kuzamukana hariya hantu. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Amen. Mu rwandiko rwa mbere nanone rwa Petero igice cya 4 umurongo wa 7 harambwira ngo, igice cya 4:7, rwandiko rwa mbere rwa Petero, ngo iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugire ubwenge, hanyuma mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Haleluya. Mugire ubwenge, mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Amen. Hari ibintu bibanza gukorwa mbere yuko umuntu agira umwete wo gusenga. Turebye muri uyu murongo, haleluya, hatubwiye ngo nimubanze mugire ubwenge. Iyo umuntu atagize ubwenge akomeza kumva adamaraye, nta mpamvu yo kwivuna. Yesu ashimwe. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Niyo mpamvu biravuze ngo kugira ngo umuntu agire umwete wo gusenga nabanza agira ubwenge. Iyo ngize ubwenge ndiyitegereza nkibwiza ukuri, nkavuga ngo Rutanse we uhagaze gutya, nyamara wagombye kuba uhagaze gutya. Dore ibintu byinshi udashoboye, nyamara wagombye kuba ushoboye muri uyu mwaka. Dore ibintu byinshi bitatunganye mu buzima bwawe n'ubwabawe, nyamara iyo wigira imbere mu gusenga biba byaratunganye. Kugira ngo umuntu agire umwete wo gusenga nuko abanza kugira ubwenge, akireba, akibwiza ukuri. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Imana yacu tugire neza. Yamara kugira ubwenge, Bibiliya yavuze ngo nuko mugira ubwenge, agerekaho ngo nimwirinde. Hari ibisindisha by'inzoga. Iri jambo iyo urebye muri Bibiliya, ijambo ry'Imana ntago hansoma, haravuga ngo kugira ngo mutsinde inda, mutsinde gukunda kurya, mwirinda gukunda kurya. Ibi bisindisha reka mbishyire mu by'inzoga n'ibindi bintu byose birangaza. Iyo umuntu amaze kugira ubwenge,
akitegereza ubuzima bwe, akibwiza ukuri, agira gutya akivana mu kivunge wenyine, nta muntu ukimuvanyemo. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Ariyitegereza akavuga ngo mfite imyaka iyi n'iyi, maze imyaka nkijijwe, maze imyaka nkorera Imana, maze imyaka n'ibi, ariko mu by'ukuri ubuzima mpagazemo sibwo nagombye guhagararamo. Kwirinda ni iki? Ni ugusohoka mu bintu byose birangaza, ukavuga uti aba bantu barangaye, aba bantu bahuze, sinkiri uwo kugendana nabo, kuko ndashaka kwigira imbere ngo mbone Imana. Haleluya. Ese hari umuntu ufite ibyo arimo yirinda? Ese hari umuntu ufite ibyo arambiwe akavuga ngo igihe cyose twahagarariye mu kigare tuganira, ese byatanze iki? Inshuro zose naraye nicaye mu kabari kuri kontwari, ese byatanze iki? Amajoro namaze imbere ya filime, ese byatanze iki? Ikigare namaranyemo n'abagenzi banjye, se byatanze iki? Uyu muntu yamara kugira ubwenge, amaze kwibwiza ukuri, akiyemeza kwirinda, agasohoka tukamubura. Haleluya. Akava mu kigare. Imana yiyereka umuntu ku giti cye, Imana ihamagara umuntu ku giti cye. Hashobora kubaho ubutabazi bwa rusange, hashobora kubaho ubuntu bwa rusange, ariko uburyo wiha Imana, uburyo ugira ibyo wirinda, uburyo ngira ibyo nirinda, bizatuma usingira Imana vuba, usiga abandi bantu hasi mu kivunge. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Ikivunge gikunda comfort, ahantu hari comfort, dukomeze twisekere, dukomeze twiganire. Simbabwira ko gusenga ari ukureka guseka, munyumve neza. Haleluya. Ariko no kuva mu birangaza, ukagira iminsi yo gushaka Imana. Ngivuga ngo nkuko ushaka amafaranga, nkuko dushaka ikintu cy'agaciro twaba twatakaje. Iyo umuntu afite ikintu cy'agaciro yabuze, arashakisha atarangaye, agatera ibintu byose hejuru, akaruka ari uko akibonye. Haleluya. Hari imigisha dufite muri Kristo Yesu itagaragara ku buzima bwacu. Gushaka Imana kwanjye gukwiriye kuba uko umuntu utarangaye. Imana yacu tugirire neza. Ngo mugire ubwenge. Kugira ubwenge no kwibwiza ukuri, no kwitegereza ugasanga ibyanditse muri Bibiliya ntibisa nawe, hanyuma agatera intambwe yo kwirinda. Haleluya. Iyo umuntu ataratera intambwe yo kwirinda, asakoma byose, ntabasha gusengana umwete. Nuvuga ngo ikibonetse cyose aracyakira, ibyo abantu bamubwiye arakira, ibyo abantu bazanye arafata, buri kintu cyose kibonetse akijyamo. Nta gahunda ifatika agira, iyo umucishije ahangaha hajya aha, iyo umutumiye ahangaha arahajya, ntagira umwanya w'umwihariko ku giti cye. Ariko umuntu wirinda, haleluya, agira umwanya we wenyine, agira uburyo asohoka mu bantu. Imana yacu tugire neza. Ngo nimugire ubwenge, hanyuma mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Ni ukuvuga ngo tugira umwete wo gusenga ryari? Iyo twagize ubwenge, tukiyitegereza, tukibwiza ukuri, twarangiza tukirinda. Iyo umuntu yirinze, Imana ibona uko imuvugisha. Haleluya. Uyu mugabo Yakobo turimo tuvuga, uwavuze ngo sinkurekura utampaye umugisha, mbere yuko ahura na marayika bagakirana, yarabanje yigizaho ibyo yamaze imyaka aruhira. Haleluya. Mwibuke ko yakoze uko ashoboye, akabona umugore, akongera agakorera uwundi, nuko kugira ngo abone ibihembo by'amatungo yakoreye nyirarume inshuro nyinshi, amuriganya. Biza bindi byose yaruhiye, yagize gutya byigiza imbere, abyikurayo, asigara wenyine. Haleluya. Amaze gusigara wenyine, Uwiteka aramusanga, ubuzima bwa Yakobo burahinduka. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Iyo Imana igize amahirwe ikabona umusore n'inkumi, ikabona umugore n'umugabo barimo bagira ibyo birinda, barimo bagira ibyo biyima, bakavuga ngo najyaga nsakuma byose ariko ibi ndabiretse, najyaga mpfa gufata ibyo mbonye ariko ibi mbishyize ku ruhande, ijwi ry'Imana turaryumva. Haleluya. Suko ibidasanzwe ivuga, ariko iba yaravugiye mu rusaku ntituyumve. Ubundi impamvu yo kwiyiriza ni iki? Ni ukugira ngo umwuka wanjye ubashe kuba hejuru y'umubiri wanjye na kamere yanjye, ubashe kuvugana n'umwuka w'Imana. Ubundi Imana ihora ivuga. Haleluya. Ariko kuki tuyumva iyo twasenze? Nuko umwuka wacu wavuye mu birangaza, ukava mu bibutsi kamera igihe kirekire. Imana yacu tugirire neza. Iyo umuntu yamaze kugira ubwenge, akiyitegereza, akareba, akagira ibyo yirinda, none hagwiza umwete wo gusenga. Burya umuntu udafite umwete wo gusenga ntaragira n'umwanya wo kwiyitegereza no kwireba, ngo yibwize ukuri, ngo avuge ngo ariko birakabije, ngo avuge ariko biratinze, ngo avuge ariko ubuzima nzabugumamo kugeza ryari. Haleluya. Ariko umuntu yafasha ku kanya, ndababwiza ukuri, ntabwirizwa gusenga, ntagira umwete. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Abantu binjira muri bihe kandi byo gusenga, abantu bavuga ngo Mana sinkurekura utampaye umugisha, ni abantu bategereje ubutabazi bwabo ku Mana yonyine. Abafite ibyo bakigerageza hirya no hino mu bantu no mu bindi, bo barakomeza bagahanyanyaza, ariko abantu bazi ko ubutabazi bwabo bwonyine buturuka ku Mana yonyine, bagira umwete wo gusenga. Mu gitabo cy'Abami igice cya 6, igitabo cya 2 cy'Abami igice cya 6 26 kugeza kuri 27,
igitabo cya kabiri cy'Abami 6:26 kugeza kuri 27. hari harateye inzara nyinshi cyane, baragoswe muri iki gihugu, inzara imeze nabi. Ngo bukeye umwami w'Abisiraheli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye, umugore aramutakambira ati ndengera nyagasani mwami. Aramusubiza ati Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ndabikura he? Ndabikura ku mbuga cyangwa mu rwengero? Bukeye umwami w'Abisiraheli anyuze hejuru y'inkike z'amabuye, umugore aramutakambira ati ndengera nyagasani mwami. Aramusubiza ati Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ndabikura he? Ndabikura ku mbuga cyangwa mu rwengero? Usimbutse gato kajya ku murongo wa 30, ngo umwami yumvise amagambo y'uwo mugore ashishimura imyambaro ye, kandi yagendaga hejuru y'inkike z'amabuye. Abantu bamurebye banyuza mu myambaro icitse, babona yambaye ibigunira ku mubiri. Icyatumye umwami ashishimura imyambaro ye, hari amakuru bamubwiye ateye ubwoba. Aba bagore barimo kumubwira ngo ndengera mwami, ngo umugore umwe yari yagiriye undi inama kubera inzara nyinshi ngo turye umwana wacu. Barya umwana wa mbere, bamaze kurya umwana wa mbere bagarutse gutwara umwana wa kabiri, mugore nyina w'uwo mwana aramuhisha. Murumva kaga hano kageze. Haleluya. Dushobora kuba tutageze kuri iyo nzara irya aho tugeraho kurya abana bacu, ariko dufite inkuru z'imirimo ya Satani hirya no hino mu buzima bwacu, mu buzima bw'abacu, mu buzima bwo muri iki gihugu. Dufite inkuru z'imirimo ya Satani iteje agahinda, iteje n'umujinya, yatera umuntu gushaka Imana. Haleluya. Ese nta mirimo ya Satani wibonaho byagutera gusenga kurushaho? Uko umwami yabasubije yaravuze ngo Uwiteka natakurengera, ibyo kukurengera ndabikura he? Mu yandi magambo ndi umwami, nahoze nyobora igihugu, ariko nanjye nta butabazi mfite. Haleluya. Ubutabazi abarimo basenga by'ukuri bashaka babutegereje ku Mana yonyine, nta muntu ubifite. Uyu mwami nawe yari ari mu bihe bye byo gusenga, yari yambaye ibigunira, nuvuga ngo yari mu buzima nabwo burimo butakambira Imana kugira ngo Imana imutabare. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Umuntu usenga neza, umuntu winjira muri iyi minsi akayitindamo akayivamo akazafata iyindi, ni umuntu uzi ko ubutabazi bwe buturuka ku Mana yonyine, kandi irabifite ibyo kugutabara. Haleluya. Uko yatabaye abangaba niko nawe yagutabara. Imana yacu itugirire neza. Bari bashobewe, inzara yari ikomeye cyane, umwami yambaye ibigunira, umwami adafite igisubizo. Hari abana bawe bagukomangira wa mubyeyi we ukabura igisubizo. Hari igihe wa mugabo witegereza ibyo wagomba gukora mu rugo rwawe ukabura igisubizo. Hari igihe wirebera umukobwa w'inkumi cyangwa uri umusore, ariko ukareba ibyo ubuzima bugusaba, uko wagombye kuba umeze no wagombye kuba ubayeho, ukabura igisubizo, ariko turagifite ku Uwiteka. Haleluya. Abantu basenga by'ukuri bajya batabarwa. Imana igihindura ibintu, Imana iginyuranya ibihe. Haleluya. Ntabwo urimo gutakaza umwanya wawe. Amen. Hatabarwa abantu bafite amasengesho atarayubute. Iyo twitegereje muri Bibiliya tubona abantu benshi bagiye batabarwa kubwo gusenga. Haleluya. Bibiliya yuzuye abantu bagiye bahindura ibintu kubwo gusenga. Nagira ngo ngire ko utari uwa mbere usenze, kandi nagira ngo ngire y'Imana yatabaye babandi, nawe izagutabara nusenga amasengesho atarimo bute. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo Isaka yingingira umugore we yari ingumba, kandi yari afite ubugumba bwa karande bwari bwarabanje wabo wa Isaka. Yesu ashimwe cyane. Ariko ngo Uwiteka yumva kwinginga kwa Isaka, atuma umugore watwita. Haleluya. Bibiliya yuzuye abagore n'abagabo bahinduye ibintu kubwo gusenga. Nshuti z'Imana, ntimucogore. Haleluya. Ntimucike intege. Hari ibintu twikoreye umunsi byitwa ubuhamya, byitwa amashimwe, twakuye mu gusenga. Haleluya. Ndibaza ko nawe ubifite, aricyo gitera kongera kugaruka. Ntucogore. Imana yacu yumva gusenga. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo Hana yinginga Uwiteka kubw'agahinda yatezwaga na mukeba we Penina, akibuka ko adafite umwana, akibuka ko nubwo umugabo amukunda ariko nta mwana afite. Hana yinginga Uwiteka. Haleluya. Umwana we ntiyamuhawe na Elukana, ntiyamuhawe n'umutambye Eli, kuko yari asanzwe agenda ishiro n'umuryango wajya gutamba, ariko umwana yamukuye ku kwisengera ku giti cye. Kadoyeze icyubahiro. Haleluya. Ubuzima buhindutse suko twasengewe n'undi muntu. Undi muntu yadufasha tukagira imbaraga. Umva gusenga kundi muntu icyo kutumarira, kuduhesha imbaraga zituma tubasha kwisengera. Ariko ubuzima buhindutse buhabwa abantu bisengera ku giti cyabo. Muranye bashiti z'Imana. Haleluya. Imana ntiyayirengagiza gusenga. Uyu mudamu witwa Hagayi, undi hoze ari umuja wa Sara, Bibiliya irambwira ngo atakira Uwiteka. Haleluya.
amaze gushoberwa, bamuherekeje nta mugabane bamuhaye, bamuherekeje nta kintu kizafasha umwana we. Aburahamu yamuhaye imvumba y'amazi gusa ngo Hagayi atakira Uwiteka. Haleluya. Sinzi niba ririya riba ryari rihari ntaribone ku bw'agahinda cyangwa se ryarafukuwe ako kanya. Sinitaye ko Imana izabikora, icyo nzi nuko mu gusenga kwanjye ari Imana izakora. Haleluya. Hagayi atakira Uwiteka, Uwiteka aramanuka aramuvugisha, amuha n'amasezerano kuri uwo mwana, aramubwira ngo uyu mwana wazahinduka ukomeye. Haleluya. Sinzamureka kandi ntari bupfe kubwo gusenga kwa Hagayi. Nusoma Bibiliya uzajya witonda, usoma ijambo kurindi. Ese kuki ubutabaza atabubonye atarataka? Marayika wavuganaga nawe yaramanutse aramubwira ngo numvise gutaka k'umwana wawe. Hagayi yatakiye ahangaha kuko nta butabazi yari afite. Ibyo dushoboye gukora mu bwenge bwacu n'imbaraga zacu nimureka tubikore, ariko ibyo tudashoboye duhamagara ushobora byose. Haleluya. Kuko ajya atabara akanyuranya ibihe. Amen. Haleluya. Uyu Yakobo turimo kuvuga ngo sinkure kurutampaye umugisha. Yakobo yatakambiye Imana, Uwiteka aramwiyereka. Haleluya. Iyo turebye ubuzima bwa Esiteri na Moridekayi, amateka y'igihugu yarahindutse. Ubwoko bwari bugiye kurimbuka bureka kurimbuka kubwo gusenga. Gusenga kwawe ntabwo kuzapfa ubusa. Hari umuntu urimo gusenga uri hano? Hari umuntu ushishikaye? Hari umuntu ushyizeho umwete? Gusenga ntabwo kujya gupfa ubusa. Haleluya. Si umwanya w'abaswa, si umwanya upfuye ubusa. Kuko twasomye handi muri Petero, ni umwanya w'abantu bagwije ubwenge bakitegereza, bakavuga ngo ariko ibintu biri ndimo nshobora kubivamo, kuko Bibiliya imvugaho ibintu bitandukanye. Haleluya. Bagashaka Imana yabo. Twavuga benshi bari muri Bibiliya bagiye bahinduka, ubuzima buhinduka, imibereho ihinduka kubwo gusenga. Natwe twakwivugaho byinshi. Duhagaze mu uyu munsi, mu minsi ya kera byari amasengesho kandi turakomeje. Haleluya. Ababona Imana mu buzima bwabo n'abantu bafite ubuzima bwo gusenga. Satani ari tetu. Niba navuga ngo ni umuntu utumva vuba, ntagapfa kurekura. Arekuriye tumurushije amaboko, arekuriye tumutsinze, atsindwa n'abandi n'abandi bamushobora. N'abantu basenga mu kuri no mu mwuka, n'abantu basoma Bibiliya bagahindura imisengere. Ntibasengere mu buryo butari bwo. Niba ari isezerano babonye muri Bibiliya kuvuga ngo iri ni iryanjye, nzahamagara Imana kugeza igihe bizahinduka. Babona ari imirimo ya Satani bakavuga ngo nahawe ubutware bwo kwirukana, bwo gusenya, bwo kurimbura, bwo kurandura, bakamenya uburyo basenga. Haleluya. Data ari kumwe natwe kandi aradushyigikiye. Amen. Amasengesho asubiza ubwoko bwose bw'ibibazo. Haleluya. Gusenga n'umwete no kwiyiriza nibyo bavuga ngo sinzapfira muri ibi bintu, sinzabigumamo. Handi tumaze gusoma mu gitabo cy'Abami, iyo uhinduye gatoya ukajya ku gice cya 7 ku murongo waho wa 3, ndibaza ko muhazi, niho tugiye gusenga turangiza. Haravuga ngo kandi ubwo hariho abagabo 4 b'ababembe bari kwiremba, baravugana bati ikitwica azakugezaho tuzapfira niki. Haleluya. Umuntu usenga n'umwete, umuntu ugerekaho kwiyiriza, umuntu usohoka mu bitotsi, umuntu usohoka mu kivunge, umuntu usohoka mu birangaje. Haleluya. No umuntu wireba mu buzima bwe akavuga ngo sinzagoma muri ibi bintu, uyu mwaka ntuzashira mbihagazemo, akavuga ngo Mana ngiye kugushaka kugeza aho bizahindukira. Haleluya. Uko ababembe bavuze ngo ikitwica azakugezaho tuzapfira niki, bagasanga Imana yateguye inzira, niko iyo umuntu ahagurutse gusenga akavuga ngo Mana bigomba guhinduka, niko Imana itegura inzira. Nimuhaguruke dusenga, Imana ibaha umugisha. Haleluya. Ugiye kongera kubwira Imana ngo Mana sinkure kurutampaye umugisha. Ni koko narasenze, dusigaje iminsi 3, iminsi 21 ikarangira, ariko Mana sinkure kura utampaye umugisha. Ijambo ryawe ryambwiye ko hari imigisha twaherewe muri Kristo Yesu, kandi byambwiye ko ari yose. Imana iyo nitegereje aka gace kavuge mu izina, simbona mu mugisha wawe. Iyo nitegereje imibereho yanjye, simbona mu mugisha wawe. Mubwire ngo ndagushaka. Niba ari muri sante mu magara yawe, mubwire ngo ndagushaka. Niba ari mu rubyaro, mubwire ngo ndagushaka kugeza igihe urubyaro rwanjye rugaragariyeho umugisha wawe. Niba ari mu rushako, mubwire ngo ndagushaka kugeza igihe aka gace kagaragariyemo umugisha wawe. Niba ari mu buzima budahindutse, mubwire Imana ngo Mana ndagushaka, kora ku mutima wanjye. Ni kuki nahora ntsindwa n'iki cyaha? Ni kuki nahora ndi umuntu
ugwa abyuka. Ni kuki nahora ntsindwa n'iki cyaha? Wowe nturi umunyantege nkeya, uri umunyembaraga, Mwuka w'Imana aragushyigikiye. Ntiwemere ko ari uburetwa bwa Satani ugomba ku buzima bwawe. Ntiwemere ko wamubera igikoresho akatishashaka. Yashatse kugukoresha icyaha arakigukoresha. Ugambirira gukizwa ukwezi kwa kabiri ukagwa. Ugambirira gukora ibyiza bibi bikakurusha imbaraga. Gutese Umuremyi w'ijuru n'isi atuye muri wowe. Ntabwo tumurekura ataduhaye umugisha. Umugisha urahari ku bwacu. Ubutsinzi bwawe ntabwo bukeneye warageze mu ijuru. Oya, mu ijuru bikiwe ibindi. Hari ubutsinzi wagenewe ukiri hano mu isi. Hari umugisha wagenewe ukiri hano mu isi. Zamura ijwi ryawe ugira ibyo uvugana n'umwami wawe. Niba ari ibyo utegeka ubitegeke, niba ari ibyo uhamagara ubihamagare, kandi ntuzarekure, ntuzarekeraho gusenga ubuzima bwawe butuzuye mu ishimwe. Data, mu izina rya Yesu ndagushimira ko wadusigiye umuryango ukinguye wo gusenga. Ijambo ryawe rirambwira ngo nisabe ndahabwa, rirambwira ngo ninkomange ndakingurirwa, rirambwira ngo ninshakashake ndabona. Uyu mugoroba turi iteraniro ry'abarimo gushakashaka, ry'abarimo gukomanga, ry'abarimo gusaba. Ijambo ryawe ryatubwiye ngo umuntu nagira ubwenge azirinda. Wowe ngo ni uzagira imbaraga zo gusengana umwete. Mwami, turireba tukiyitegereza tugasanga hari ibice by'ubuzima bwacu tutarabona mu ineza yawe, tutarabona mu imbaraga zawe, kandi hari umugisha tubikiwe muri ibyo bice. Uyu mugoroba Mwami, ndaguhamagara kuri iki gicaniro, ndaguhamagara muri iri teraniro kugira ngo wongere utugarukeho, ugaruke mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Turagufataho, ntitwifuza kukurekura utaduhaye umugisha, ntitwifuza kurekeraho kugusenga utaduhaye umugisha. Turagushaka Mwami w'abami, turagushaka mu buzima bwacu. Ndagushaka mu mubiri wanjye, ndagushaka mu mwuka wanjye, umwuka wanjye usabanye nawe, umwuka wanjye uhawe impano zose wangenewe. Hari ibyo wanditse ku buzima bwanjye, hari impano wari waragennye ko nzagukoreshereza muri iki gihe. Uwiteka Mana Nyiringabo, ongera ugarukeho, ongera ungarukeho, unyuzuze izo mpano, unyuzuze ayo maso areba, unyuzuze ayo matwi yumva, unyuzuze izo mbaraga z'ubumana wari warangeneye. Ongera ugaruke mu bugingo bwanjye, ukora buri murimo wose utari wuzura. N'agace kabitswe mu bugingo bwanjye kadatunganye, manukira kugatunganya. N'ibihe bikomera umwanzi yasizemo, n'ibihe bikomera umwanzi yasize mu buzima bw'abana bawe, manukira gukora, manukira kuvura, manukira gukiza, manukira guhindura, manukira gukuraho, manukira kubaka ibintu bishya. Uwiteka Mana Nyiringabo, garuka ku mibiri yacu. Ubu ni ubuturo bwawe, iyi ni ingoro yawe, iki ni igikoresho waduhaye tugendana tukiri hano mu isi, mu gihe dutegereje kuzaza kubana nawe mu ijuru. Ariko nakwitegereza umubiri wanjye, ndasanga udatunze imigisha yose wari warangeneye. Uwiteka Imana ikomeye, nongeye kuguhamagara uyu mugoroba kugira ngo wongere ukore ku gace kose kagize ubuzima bwanjye, kagize umubiri wanjye. Umanuke mu gace k'ubukungu, umanuke mu gace k'amagara, umanuke hose hose, umanuke hose hose, umanuke mu bwenge, ntagire icyo usiga. Manuka ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Hari abagejeje igihe cyo gushaka ariko batashatse, tanga uwo mugisha wo gushaka, tanga uwo mugisha w'urubyaro, tanga uwo mugisha w'ubukungu. Urabifite umugisha w'amagara mazima. Ijambo ryawe rirambwira ngo ni wowe gukenerwa kwacu kose, ukadukiza n'indwara zacu zose. wowe ni umugisha utubikiye. Ibyo bibikiye twebwe si abandi, bibikiye twebwe
twebwe turaguhamagara uyu mugoroba mwami, turaguhamagara ngo wongere udukoreho wongere utubumbe bundi bushya, ukore ku gace kadashyitse, ukore ku gace kabumbitswe nabi, ikibumbano kitakunejeje ugihinduramo forumu ushaka. Kora mwami waba, reka amaboko yawe amanuka mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, asiga impinduka. Duhagaze dukomanga kugira ngo inzugi zose zakinzwe imbere y'ubuzima bwe, inzugi zakinzwe n'umwanzi, inzugi zakinzwe n'ubujiji bwacu no kutamenya, inzugi zakinzwe no kugwingira, kuko ijambo ryawe ryarambwiye ngo iyo umuntu umuragwa akiri mutoya ntahatandukanira n'imbata. Inzugi zose zakinzwe imbere y'ubugingo bwacu, imbere y'ubuzima bwacu, manukira kuzikingura, tugwirize gukura, bitume tubaho nk'uko baragwa babaho. Imiryango yakinzwe na Satani, manukira kuyikingura. Uwiteka Imana ikomeye, manuka wuzuza imbaraga mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, kugira ngo igihe cyo gukingurwa cyaba cyarageze, kubwo kurangana no kudasenga bigatuma tinjira. Ariko mwami turaguhamagara muri iyi minsi, turagushaka mwami w'abami. Twavuye muri byinshi dusiga byinshi, tugorobereza hano hantu, abandi twima ibyo kurya, dushaka mu maso yawe. Twemerere mwami, iyi miryango yari ikinzwe, nyamara igihe cyo gukingurwa cyarageze. Ikingurwe, ubuzima bwe bwinjizwe aho wabugeneye. Buri mwana wawe ugituye mu byo atagombye kuba atuyemo, ugikorera aho atagombye kuba agikorera, ugihagaze mu buzima atagombye kuba agihagazemo. Reka imbaraga zawe uyu mugoroba zimanukire kumwimura, zimanukire kumwigiza imbere, zimanukire kumusunika muri destine. Uyu mugoroba mwami, tumeze nka Yakobo ku cyambu cya Yaboki, avuga ngo sinkura kurutampaye umugisha. Turagushaka kuko uraboneka, turagushaka kuko uriho, kandi nturobanura ku butoni. Ujya unyuranya ibihe, manukira kunyuranya ibihe mwami, manukira kunyuranya ibihe. Endi ngabo ntoya nini uhagurukiye kumurwanirira, komeza amaboko ye, mukomeze mushyigikire kugeza bihindutse. Urabishoboye mwami w'abami, bizaramarira bihinduremwo indirimbo, byari ukwiganyira bihinduremwo amashimwe, ibyari ubukererwe nibyuzuremwo imbaraga zawe. Turagushaka mwami, nta handi twashakiye, si ku bantu bafite ibyo badushoboreye, ariko mwami turashaka ibishoborwa nawe. Turashaka ya miryango igikingurwa nawe, maze umuntu ntiyongere kubasha kuyikinga. Turashaka wa mugisha ujya utangwa nawe, ntitubashe kongera kuwamburwa, ntitubashe kongera kunyaga, kuko iyo watanze umugisha ubwo ntuherekezwa n'umubabaro, ntugira inkurikizi. Uwiteka Mana Nyiringabo, ndasaba umugisha ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe, ndasaba umugisha mwami w'abami, kuko urawufite ku bwacu. Ongera usenge gatoya, witandukanye na buri kintu cyose umwanzi Satani yubatse mu buzima bwawe. Satani ni umwuka, rimwe na rimwe aturusha amaso areba, akaturusha amaso areba iby'Imana itubikiye. Uretse uburiganya akoresha, ubundi uramurusha imbaraga. Ijambo ry'Imana rirambwira ngo uri muri twebwe arakomeye cyane kuruta uri mu isi, ngo bana bato ntimukabatinye, uri muri mwebwe arakomeye cyane kuruta uri mu isi. Satani ari munsi yawe, ariko akubashisha uburiganya, akubashisha kutamenya. Ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwoko bwanjye burimbuwe buzize kutamenya. Kutamenya bituma dusenywa, ubuzima bwacu bugasenyuka, imigisha yacu ikaba detruye, byacu bikangizwa. Kutamenya bituma umukiranutsi abaho nabi kubera kutamenya. Ongera usenyere ubwami bwa Satani mu buzima bwawe. Nturo kuvuga ngo bizikora, nturo kuvuga ngo Imana nayo irabizi. Irabizi nyine, ariko itegereje gusenga. Data mu izina rya Yesu, ndagushimira ubutwari n'ubushobozi wahaye itorero.
ndagushimira ubutwari n'ubushobozi wahaye abakwizera. Waravuze ngo tuzakandagira inzoka na scorpion, waravuze ngo nitunga ikintu cyica ntacyo kizadutwara, waravuze ngo tuzirukana abadayimoni. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, imbaraga z'umwijima zose ziziritse ubuzima bw'umuhungu wawe n'umukobwa wawe, uyu mwanya ndazitandukanya n'ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Dayimoni wiyoberanyije ukitirira indwara isanzwe, ukitirira ubuzima bubi busanzwe, umwana w'Imana akabyakira kumva n'ibyo. Uyu mugoroba ndagutegeka kurekura ubuzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndagusohora mu rubyaro rwe, ndagusohora mu rugo rwe, ndagusohora mu butunzi bwe. Rekura umugisha w'abandi wicariye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ngabo z'umwijima ndagutandukanya n'ibyanjye, ndagusohora mu rugo rwanjye, ndagusohora mu rubyaro rwanjye, ndagusohora mu bukungu bwanjye, ndagutandukanya n'ibyanjye byose. Nta mugabane ufite, nta mugabane ufite, nta mugabane ufite ku byanjye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka Imana ikomeye, ndagushimira ubutwari n'ubushobozi washyize ku rurimi rwacu. Ijambo ryawe rirambwira ngo nidutandukanye ibishimwa n'ibigawa, akanwa kacu kazaba nk'akanwa kawe. Tumaze iminsi dukura ibigawa mu buzima bwacu, muri iyi minsi 21 twigize ibigawa kure y'ubuzima bwacu. Ongere wivugeho umugisha. Nta muhanuzi w'ubuzima bwawe uruta wowe. Ndagushimira ko ururimi rwanjye rurema, ndagushimira ubutware warushyizeho, ndagushimira ko ijambo ryawe ryambwiye ngo uko umuntu atekereza ni ko ari. Ndagushimira ubutware wahaye abizera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndavuga umugisha ku buzima bw'abana bawe, ndavuga gutsinda ibyabaneshaga, ndavuga umugoroba w'impinduka mu izina rya Yesu. Imbaraga z'ubumana zifatane n'umwuka we, ibyajyaga bimunanira uyu munsi atangire kubibasha. Izo mbaraga zari zimwiziritseho, yashaka gukora ibyiza bikanga, uyu mugoroba ndavuga ngo ni umunyembaraga, ndavuga ngo ni umunyamugisha. Nibyo natura ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Arabibasha, aragenga ururimi rwe, arategeka ibitekerezo bye, arategeka ingeso ze, arategeka ubuzima bwe. Aho yifuza kugana niho ari bugane mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ubuzima bwe burakoreshwa iby'icyubahiro, burakoreshwa iby'igiciro, ni igikoresho cy'icyubahiro kibereyeho gukora iby'icyubahiro. Aragendera muri ya mirimo myiza wari waramuremeye kera muri Kristo Yesu kugira ngo ayigenderemo mu izina rya Yesu. Arabohora waramugeneye kuba we, araba igikoresho cy'izahabu mu biganza byawe. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo. Ni umugore w'agaciro, ni umugabo w'icyubahiro, ni umusore n'inkumi b'icyubahiro bakoreshwa iby'icyubahiro. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze Mwami w'abami. Ndamutandukanya n'imirimo y'umwijima, umuryango w'inzozi mbi ndawukinga ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ararota ibyo mu ijuru, ararota ibyo mu ijuru. Ndacyarukisha ubugingo bwe, ndahindukiza ubuzima bwe mu izina rya Yesu. Umugozi wa Satani yawufatiragaho ndawukase, ndashyira urusika rw'amaraso ya Yesu hagati y'ubuzima bwe n'ibyo Satani yamutereshaga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Araganirizwa nawe Mwami, umutima uriharirwa nawe, ubuzima bwe buriharirwa nawe. Urakoze Mwami w'abami. Ndategeka umugisha kuba mu rugo rwe no mu byagerageza gukora byose. Ijambo ryawe ryarambwiye ngo nitugire umwete wo kumvira Uwiteka Imana yacu, uzaduhera umugisha mu mudugudu, uzawuduhera mu mujyi no mu cyaro. Uzategeka umugisha wawe kuba mu byo tugerageza gukora byose. Uyu mugoroba ndategeka umugisha kuba mu byagerageza gukora byose. Umugisha ni wimure umuvumo, umugisha ni wimure amagambo mabi yose yoherejweho, umugisha ni wimure incantation zose zakozwe ku buzima bwe mu izina rya Yesu.
aho amazina ye yamuritswe, aho ubuzima bwe bwavuzweho ibibi, uyu mugoroba ndategeka umugisha kuvuguruza ibyo byose. Magambo mabi yose yamwoherejweho, magambo mabi yose atwoherezwaho, turayahindura sanze fe, turayahindura ubusa. Ijambo ryawe rirambwira ngo intwaro zose bacure kuturwanya ntacyo zizadutwara. Indimi zose zahagurukiye kutuburanya tuzazitsinda. Buri rurimi rurimo rumuburanya ruvuga ngo ntazatunga umugisha, ruvuga ngo ntazagubwa neza, ruvuga ngo ntazashaka, ruvuga ngo ntazabyara, ruvuga ngo ntazatera imbere, ruvuga ngo azahera muri uriya mwanya mu kazi, urwo rurimi ndaruvuguruza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. N'umunyamugisha, azashaka, azabyara, azatunga, azatunganirwa, azaba uwo wamugeneye kuba we. Ndategeka umugisha kuba mu rubyaro rwacu, bahungu bacu n'abakobwa bacu bazagukorera. Erega ni isezerano waratubwiye ngo abana bacu bazigishwa n'Uwiteka. Ndi muri ibikorwa bya Satani hejuru y'urubyaro rwacu, hejuru y'urubyaro rw'Abanyarwanda, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imbaraga z'abadayimoni zitsikamiye urubyiruko rwacu ndasomorora ku buzima bwabo mu izina rya Yesu. Abana bacu bazakorera Uwiteka, urubyiruko rw'u Rwanda ruzakorera Uwiteka, ruzakorera Imana kuruta aho twebwe twageze nk'ababyeyi babo mu izina rya Yesu. Ndahindukiza ibitekerezo by'abagabo b'Abanyarwanda, ndabigomorora Kristo. Ijambo ryawe rirambwira ngo dufatamire ibitekerezwa byose tukabigomora Kristo. Turagomora ibitekerezo by'abagabo b'Abanyarwanda, turagomora ibitekerezo by'abagore b'Abanyarwanda kugira ngo bigupfukamire, kugira ngo imitima yabo igupfukamire mu izina rya Yesu. Ndacagagura iminyururu umwami Satani yabafatishije kugira ngo bagumane akazuyaze, kugira ngo badatunga umugisha Imana yabageneye. Ndacagagura izo ngoyi mu izina rya Yesu. Baraba umudendezo, baraba amahoro, baragubwa neza. Tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Urakoze Data, ndagushimira ko intebe yawe y'ubuntu iri hano hantu. Ndagushimira ko hari ubuntu bw'uyu mugoroba, ndagushimira ko butandukanye n'ubwatambutse, ndagushimira ko hari ubuntu bwo kumukiza, ndagushimira ko hari ubuntu bwo kumubashisha ibyo adashoboye, ndagushimira ko hari ubuntu bwo kumukura mu maboko ya Satani, ndagushimira ko hari ubuntu busunikira umuntu mu kwihana by'ukuri, ndagushimira ko hari ubuntu bukura umuntu mu gupfukamira imana zitarizo. Umugisha w'ukuri utangwa nawe Mwami, umugisha w'ukuri utangwa nawe. Urakoze Data, icyubahiro cyose nikikugarukire mu izina ryawe Yesu, amen. Haleluya. Yesu abaho umugisha. Reka nsabe Oliva dusengere isengesho ryo gusoza. Urakoze.